Urakaza neza kuri Kigali The Twilight Talks Entertainment. Hano nk'uko ubyumvise, nzaya nkugezaho amakuru ya entertainment ibivugwa hirya hino mu bastar, ndetse n'amasomo amwe n'amwe ku bijyanye na internet, uburyo ki wayibyaza umusaruro. Dore ko hari abantu benshi bamara amasaha kuri telefone mu by'ukuri bareba video z'abandi, ariko bo nta kintu bari kwinjiza. Rero ibyo ngibyo nibyo nshaka ko dukosora muri 2024 kugira ngo nawe ujye ureba video cyangwa se ugire icyo ukora kugira ngo ushyire mu mufuka kabisa, kugira ngo utazaheranwa n'ubukene waraheze mu kureba video z'abandi nyamara na hari zayo zakabaye ziri kwinjiza. Icyo nshaka ko duheraho ni uburyo ki ushobora gukora lyrics, yaba ku biganiro ndetse no kuri video runaka, ukaba wakinjiza amafaranga, wazipostinga ukinjiza amafaranga kuri YouTube. Dore ko ari ibintu biba byoroshye kandi burya YouTube irahemba. Ku bantu batabizi, YouTube irahemba kandi neza, dore ko byamaze kugaragara ko ari bwo buryo cyane cyane bwizewe bw'uko wakinjiza amafaranga kandi bworoshye kuri internet. So rero mbere ya byose, iyo ugiye gukora lyrics cyangwa se ugiye kwandika nko ku ijambo ryavuzwe, ushaka kwandikaho amagambo, dore hari uburyo bwinshi ushobora kuba wakoresha. Gusa ubwo nshaka kukwereka ni uburyo ushobora gukora lyrics wifashishije telefoni yawe ukoresheje iyi app. Iyi ngiyi nko kuri kuyibona yitwa CapCut, dore ko ariyo app abantu benshi bakoresha burya kuri internet. Iyo udafite ubushobozi, ni iyi app abantu benshi bari gukoresha cyane, dore ko ari app isa nk'iyoroshye kuba yakoreshwa kandi ikora ibintu byinshi cyane. So nimba utayifite rero, nagushishikariza kuyidownloadinga unyuze kuri Play Store. Hano kuri Play Store, uza hano kuri Play Store ugasacinga CapCut. Dore nayisacinze, ukayisacinga kabisa. Ni iyi ngiyi ya kabiri nk'uko uri kuyibona, ni iyi ngiyi ya kabiri. Ubundi ubaye utayifite waza hano ugakanda hano hirya handitse update, ariko njye nari nyifite nta mpamvu yo kwirirwa nongera kuyidownloadinga. Reka nze tuyinjiremo ubwo turebe uko ikoreshwa. So uraza ukayikandaho, ngira ngo urabona ko ari ibintu byinshi nari ndimo gukora. Uraza ukayikandaho, ubundi ugakanda hano new project. Nimba tuvuga urugero ari nk'umuhanzi runaka ugiye gukorera nk'indirimbo, nimba ari umuhanzi runaka ugiye gukorera nk'indirimbo, wenda tuvuge urugero ni nka Christopher. Urabona ko mfite agafoto ke mo hano Christopher, ukamukandaho. Ngira ngo wabonye ukuntu atangiye. Reka nsubire inyuma gatoyo, uza hano kuri new project, ukajya gushyiraho ifoto y'ikintu ushaka gushyiraho. Wenda ugashyiraho cloud cyangwa se ugashyiraho ifoto y'umuhanzi runaka. Dore njye reka nshyireho uyu Christopher nk'uko nari mbivuze, Christopher. Ubundi kugira ngo ifoto yawe izi kuba ndetse video iza gukwira kuri YouTube, ujya ubona ratio za YouTube ukuntu ziba zimeze, kugira ngo ize gukwirwaho ititambitse cyangwa se idacitsemo kabiri. Uza hano kuri aspect ratio, hano handitse aspect ratio, ukaza hano kuri ratio ya 4:3 ukayikandaho. Ubundi ifoto yawe ukaza gutya ukayikanda kuri aka kantu gutya, maze ubundi ukayikwirakwiza muri tableau yose nkuko mubona mbikoze. Ukayikwirakwiza muri tableau. Iyi foto uko nguko imeze iba yajya kuri YouTube kabisa, ntigire ikibazo itera ngo ni ntoya cyangwa se ngo iri gucikamo kabiri. Ibi ngibi byavaho, icyo ugiye gukora noneho ugiye gushyiraho nk'indirimbo ye. Uba wayidownloadinze. Kudownloadinga indirimbo kuri YouTube ntago bikomeye kabisa. Uraza ukayidownloadinga. Gusa reka ne kwirirwa njya kudownloadinga, wenda hari igihe waba uyifite no muri phone yawe. Reka twihute kugira ngo ntaza kukurambira. Uza hano handitse audio. Iyo umaze kudownloadinga, uza hano handitse audio, ubundi ukaza hano handitse sound, ubundi ukaza hano aka kantu kariho TikTok, kano kamenyetso ka TikTok ntabwo ririrwa ugakandaho. Ubwo uza hano ahangaha kuri aka ngaka kandi ukaza hano kuri device. Noneho uba winjiye muri device yawe, hano hahita hakwereka audio z'indirimbo zose ugiye ufite. Ngira ngo uri kuzibona, izi ni audio ziriho. Gusa sinzi, ndabona nta kintu kizima mfiteho. Gusa iyo
uyibonye iyo uyibonye kugira ngo ube shuwa neza ko ibyo ugiye gushyiraho ari byo, urabanza ukayumva. Ariko hano urumva ko njye ari ikiganiro cya perezida, ni ikiganiro cya perezida nari narikodinze hano. Gusa ntabwo reka twe kwirirwa tugikiniraho, ariko iyo wamaze guhitamo indirimbo ugiye gushyiraho, uza hano handitse purasi, nyine ugateranya ihita izaho dayiregitiri. So reka turebe ibindi twifashisha, wenda reka ni rikodingi. ngiye kwirikodinga ho gatoya. Uraje wumve mu kanya ibyo nirikodinze, ndetse ari nabyo tuza kwandika hano muri iyi taburo yacu. Uretse nkumvishe ibyo narikodinze. Ubuzima ntago bworoshye habe na gatoya. Ibyo nibyo narikodinze. Ubuzima ntago bworoshye habe na gatoya. Ubuzima ntago bworoshye habe na gatoya. Rero kugira ngo bikwire, iyi foto yawe ikwire kuri video yose, uraza gutya ukayikandaho ahangaha, ubundi ukayikwirakwizaho aho ushaka ko igera aho ariho hose. Urabona wakomeza mpaka bitewe n'uko audio yanjye igera ahangaha, reka nyigarukiriza ahangaha. Ubuzima ntago bworoshye habe na gatoya. Naho ngaho iri kugera. Ubundi ibyo ngibyo reka mbyandike, ubundi mbijyanishe, ubundi urebe. Okay, icyo ukora uraza hano handitse add text, ubundi ukajya kwandika ubuzima ntago bworoshye habe na gatoya. Ubuzima kamanze nandike ubuzima ntago bworoshye, ubundi nkabiringaniza nkakagira gatoya ku buryo kari buze kujya muri taburo. Okay, wamara kukabona, uretse urebe ukuntu bigiye kugenda. Ubuzima ntago bworoshye habe na gatoya. Urumva ntago biri gutangirana, uretse urebe. Ubuzima kugira ngo bitangirane, nyine ugomba kugakurura ukageza ahantu audio yawe iri gutangirira, uretse urebe. Ubuzima ntago bworoshye habe na gatoya. Ubuzima ntago bworoshye. Ubuzima ntago bworoshye habe na gatoya. Ndi kugeza kuri ubuzima ntago bworoshye kuko ariho nanditse. Bundi reka nandike ngo habe na gatoya. Ubuzima ntago bworoshye habe na gatoya. Ngiye kwandika ngo ubuzima ntago bworoshye habe na gatoya, biri gutangira ahangaha. Habe na gatoya. Habe na gatoya. So nkaza nkageza hano bitangire habe na gatoya, nkakanda kuri ya add text yanjye, ngiye kwandika habe na gatoya. Habe na gatoya. Habe na gatoya, nanditse have, kanandike habe na gatoya. Habe na gatoya. Undi nkaza nkabishyiraho hano munsi. Ubuzima ntago bworoshye habe na gatoya. Habe na gatoya. Biri gutangirira nk'ahangaha, uretse turebe. Ubuzima ntago bworoshye habe na gatoya. Habe na gatoya, nanditse habe na gatoya, kanandike habe na gatoya neza. Habe na gatoya. Okay, urabona ko mbikosoye. Okay, nyuma yo kugera ahangaha, noneho hari uburyo nshaka ko amagambo yanjye asa. Ntabwo nshaka ko akomeza gusa gutya nyine nk'umwimerere wayo. Ndaza gutya nkakanda kuri ka kazu kanjye kanditseho ubuzima, ubundi nkaza hano kuri style. Kuri style ubu ngiye gukora font nshaka uko nyine uko inyuguti zingana, ubunini bwayo, umubyimba zifite. Nshobora gushyiraho iyi ngiyi
nshobora gushyiraho iyi, 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 ariko reka nihitiremo iyi ngiyi, ngira ngo wabibonye neza cyane. Ubuzima ntabwo bworoshye. Namara kubibona gutya, hari uburyo ki nshaka ko inyuguti zisa, wenda nshaka ko zisa umukara, umweru, umuhondo, nkaza hano kuri style, nshobora gukanda aha, urabona ko zise ziba umuhondo, nshobora gukanda hano, urabona ko zibaye umukara, nshobora gukanda aha, urabona ko zibaye icyatsi, nshobora guhitamo uko nshaka, cyangwa se nkaza hano kuri effect, kuri effect, so ibi ni ibyo nshobora guhitamo byose, ariko icyitonderwa hano handitse pro ntabwo ushobora kuhakanda, ntabwo ushobora kujyamo bitewe n'uko hano kuri pro nyine baba bagusaba kwishyura, ariko wowe kandi uri gushaka iby'ubuntu, wenda nshobora gukoresha iri bara cyangwa se nkakoresha iri, cyangwa se nkakoresha iri, ibara nshaka iryo ari ryo ryose nakoresha iryo nshaka. Hano handitse pro ntabwo uhakora, nkakoresha iri ngiri, nkakoresha iri, ibyo nshaka habe byose, cyangwa se nkakoresha iri, reka nkoresha ko ntaribe, ngiye gukoresha aka, urabona ko bise bihinduka. Ubuzima ntabwo bworoshye habe na gatoya. Hano iyi habe na gatoya nayo nshaka nayihindura, nkakora nk'uko nakoze n'ubundi add text, remember, no, ntabwo ari add text, nari mbashutse. Uza hano kuri style, nahisemo iyihe, nahisemo iyi ngiyi, effect, ngiye guhitamo effect, wenda ho reka nkoresha iyi habe na gatoya, urabona ko bihindutse. Ubuzima ntabwo bworoshye habe na gatoya, habe na gatoya. Hano hari ukuntu nshaka ko amagambo ari buze kugenda, hari ukuntu nshaka ko amagambo ari buze kugenda, so nshobora mitanza hano handitse animation, ugahitamo, ushobora gushaka ko agenda gutya, ntabwo gutyo, urabona ko biri kwihuta, nshobora kubigendesha gakeya, nza hano nkakurura kano kantu. Ubuzima ntabwo bworoshye habe na gato, urabona ko noneho biri kugendana kabisa, cyangwa se nkahitamo ko yaza gutya. Ubuzima ntabwo bworoshye habe na gato, ngira ngo ujye ubibona ukagira ngo ni izindi maji bakoresheje kandi nta bikaze nawe wabikora, cyangwa se gutya. Ubuzima ntabwo bworoshye habe na gato, urabona ko ibi byose nibyo ushobora gukora, biterwa n'ibyo wahisemo, ibyo wakunze, gusa ngewe ndabona nkunze aka ngaka. Ubuzima ntabwo bworoshye habe na gato, ako niko nakunze, so ushobora gukoresha uburyo bwinshi butandukanye. Ubuzima ntabwo bworoshye habe na gatoya. Niri ryo hasi nshaka ko rigenda ukundi, nabwo naza hano kuri animation, habe na gatoya, urabona ryo rije gutyo, habe na gatoya, ugahitamo n'ibindi byinshi ushaka ko bishobora kuba habe na gatoya, nubwo ni ubundi buryo, habe na gatoya, habe na gatoya, habe na gatoya, uko ni ukuntu rishobora kugenda. Ubuzima ntabwo bworoshye habe na gatoya, ngira ngo no ku ndirimbo wakora nyine nk'uko nguko nta kibazo kabisa. Ubuzima ntabwo bworoshye habe na gatoya, ubuzima ntabwo bworoshye habe na gatoya, urabona ko biri kugendana noneho. Ubuzima ntabwo bworoshye habe na gatoya, ubuzima ntabwo bworoshye habe na gatoya, urabona ko ari ibyo ngibyo, ari indirimbo wajya wandika nyine uko uri kubyumva, ukandika uko ubyumvise, igitero kiri kurangira ukandika, ugahitamo nyine uko bigenda uko ushaka. Ubuzima ntabwo bworoshye habe na gatoya, ushobora kubikora uburyo ki ushaka. So ni ibyo ngibyo rero, ni ibyo ngibyo. Warangiza iyo birangiye uhita nyine ujya kudownloadinga projet yawe, ukaza hano kuri aka karongo kari hano hejuru, ugakandaho,
icyo gihe ihita yidownloadinga. Urabona ko yidownloadinze. Kujya kuyireba noneho ushobora kuza hano muri gare nkayisangamo. Urabona ko ari iyi ngiyi iri hano inyuma. Ubuzima ntabwo bworoshye habe na gatoya. Urabona ko ari ngiyi ngiyi, dore ngiyi. Ubuzima ntabwo bworoshye habe na gatoya. Urabona ko ari ibyo ngibyo kabisa. Ni ibyo ngibyo nta kindi. Noneho ubwo kuyipostinga nyine uhita uza kuri YouTube ugahita upostinga bigahita birangira, abantu bakayireba. Ni ibyo ngibyo nta bindi bikaze. Ntibazakubeshye ngo hari ubundi bwenge bakoresha, nta bundi, byari ibyo ngibyo kabisa. Murakoze cyane. We kanda subscribe nimba wanyuzwe n'ibyo nkweretse, nimba wanyuzwe kabisa kanda subscribe kugira ngo ujye ubona n'izindi video nyinshi, dore ko ubu ngubu ngiye kugukorera video nyinshi zikwigisha uburyo butandukanye ushobora kwinjiza amafaranga kuri YouTube yawe kabisa, kandi bitagusabye igishoro kirenze. Nta gishoro hano bisaba, usibye ko ari utumega dukeya twa makeya, dore ko internet mu Rwanda yahendutse. Ubu ngubu yarahendutse. Aho kugira ujye wicara ureba video z'abandi, kandi nawe hakwiye kugira icyo ukora kugira ngo winjize amafaranga. Ikiruta wakora ibyawe, ubundi ugasharinga icyo kiba gisigaye kugira ngo utangire ukorere amafaranga kuri YouTube. Murakoze cyane.